icyo nshaka nuko kica kakavaho amafaranga yanjye kariye. Igisubizo wakibonye. Aha rero hari amoko menshi. Ubu ngubu yibumuhaye sibyo uri muranyumva. Yego reka gakobwa ukunda katagukunda shaka ngaka aka noneho rero iyo kagiye karashatse kararongowe mu kinyarwanda kizima aka karigarura sibyo nkurikije ibibazo ufite hano hari ubwagufasha sibyo. ubwo nibwo nshaka. Ubu rero ubu ngubu burakora cyane wa muhungu we burakora ndabikubwiye. Ubu urabumukubita tayari agataswingara warateka nibagiwe sha reba bitonze broze bwanjye dore ngo tujye gutuma ku mwana umukobwa wigize ishyano ndashaka ugenda ugafata ukarabivu agasharira n'akaryohera mwivanga akirasha witinde umva gira vuba mujyane se. oya somo ese ko n'ubundi buri amasaha 24 uranduze waruntu n'udusigaye watuzanye nka twitafunira n'ubundi muri se amavye kiyitabo no braka ndapfuye usiko no munda atangiye kuza urapfuye Bosama fiwa pasta Wari amafaranga ngagenda ni kuriya ntabwo bishoboka ataburiye ngewe kereka nimba barandangiye wa pirate ariko ndabizi neza araburya nta nimwe ngenda ashyiramo ntazo nashyiramo rwose kubyamira kose nahara mbona se rwose bakugenda cyane ko none iby'iki gihe nabyo ntavumange numve nase nta unyikiriza ra injira sha komereza mona gwafunze tambuka nabyumvisha Mwiriwe. Mwiriwe. Shikazi. Igira imbere. Ura. Niba yangisha abakuru badusuye tambuka ngwino. Niko sha. Mami. Ali bobo. Oya, gashinga nacyo. Niko sha, nirwanye n'abakuru bari sha. Winkate bakuru. Nirababaza mukanya bataguhanyo. Igizeyo. Nakuze rwose. Aho Niko sha. Kumbona ubwo ufite mungana nk'ibibazo hetse. Na mahoro. Oya ntabwo mfite rwose. Oya na buretse. Nawe mfite ubwo kandi rwose. Oya. Buretse. Niko sha. Rubanda muzi no kwihangana. Ibyo bintu byose umaranye igihe wari. Buretse. Mana nyagasani. Ibintu bitose. Buretse sha. Mbega imyotsi. Yego ndakumva muzehe. Oya. Ndamufasha. Mubasha mwarabumpaye kandi niyemeje kumufasha. Kamutega amatwi. Niko se sha. None se amakuru oya ntacyo ubu twaganira. Oya humura twaganira. Humura gusa ndabona usa nkaho rwose wananiwe uvuye ahantu kure. Niko kuri nananiwe cyane. Witwa nde? Nje nitwa Black. Nanjye banyita muganga Matiku, muganga wa Gihanga. Barakundangiye ngurarenze. Oya ndakaza. Ndashaka
nkusorera akantu. ibyo byo n'utuntu toto ndabishoboye. Urabikora neza imbere cyane hano mba mfite ibikoresho kandi urabona ko icyo ushaka nicyo nguha kabisa cyane rwose. utungore ahubwo se bira wabanje biriya hariya baro kugira ngo mbanze nsaba uburenganzira. ubu wankizemo abazimu. Oya nako ntabwo ari abazimu. Hari nibagiwe ntabwo ari abazimu. Sobo dushaka ruraka we byari binshi. oya ntacyo abana bincyanutse tuzi kubihanganira. ndakubona rwose. ngaho mbwira ibibazo byawe bimeze bite? rero dogiteri ikibazo ngiye mfite ubivuganye ikinyabupfura. niko sha naho kuba ufite ibibazo byo nabibonye ufite ibibazo ahubwo urambwira ibiri imbere y'ibikubangamiye ubu ngufasha rwose. ngaho umwanya n'uwawe nakubwira iki rwose ndagufasha kandi byiza. gira mbwira nta kibazo mbwira. koko se wabibonye dogiteri? ariko ni byinshi pe. rero ukankubwira ikibazo ngewe mfite. nakundanye n'agakobwa kumbi se ashaka yarankundaga karako kundira amafaranga. ihene naragurishije, inka naragurishije, muri guhereza inda y'umukobwa irangije indira amafaranga. nanayisabye ngo nginanyiheresha irabyanga indira amafaranga. wajye pa bidira kereka hari wamwica sinzongere kumubona. agaswera sinzongere kukabona mu maso yanjye. ariko uyu munsi n'ubundi karaburya. ukimara kugirangarira ibibazo byanamaje kwishyira ku murongo. ako gakobwa ndaje ndakagira urabona izi fisha ndakagira nk'ifi uko uba uyibona rwose yikuye mu mazi yigeze kwikara ibyawe birahinduka. ndaje ndaguhindurira rwose kukagegera akagakobwa. ahubwo se sha tugakorera iki? tukameresha amahembe ku mazuru cyangwa tukameresha imirizo nk'iya y'amafi? ushaka tugakorera iki? njyewe urumva utwe twana abona ba nyina baraje ngo mbafashe. harimo abagore babarananiwe n'abagabo barigeze amashyano nkabitunganya. urumva abo ngabo baracyakeneye ibisubizo bya muganga. wowe urumva ukeneye iki? tubikore vuba cyangwa ibibazo byawe biraremereye cyane. sha mbwira. icyo nshaka ni ukukica kakavaho amafaranga yanjye kariye kakayagarura. igisubizo wakibonye ndabigukorera rwose. aha rero hari amoko menshi. ubu ngubu iyo umuhaye sibyo urimo uranyumva? reka agakobwa ukunda katagukunda karagukunda ku kibi n'iki? ibyo simbishaka. aka ngaka aka noneho rero iyo kagiye karashatse kararongowe mu kinyarwanda kizima aka karigarura sibyo? aka noneho rero sasa uraba wininisha bose yaba we n'umugabo we sibyo? iyo ushaka no gufata ku mitungo yabo bakaba inzanga. ariko hano hari amoko menshi. nkurikije ibibazo ufite hano hari ubwagufasha sibyo? ubwo nibwo nshaka. ubu rero ubu ngubu burakora cyane wa muhungu we burakora ndarikubwiye. ubu uraba umukubita tayari we agadaswingara. ibi bintu byawe birakora cyane birakora neza cyane. ubu burakora ahubwo ushaka ubukora bute? burakora pe. burakora nibura byibura byo kujisha nibura amasaha nka 20 biba amasaha 20 ahubwo kankubaza burakora cyane. imva ikindi kibazo ngize rero. none ubu ngubu muhaye ko nshaka katabimenya akazarinda apfa atazi n'icyabaye. avuga ngo agahita apfa. ubu ngubu ntabwo nubuye buryo nakoresha ku buryo atari bubyumva. kamaza bagishisha barateka nibagiwe sha reba bitozo buroze bwanjye dore ngo tujye gutuma ku mwana umukobwa wigize ishyano. ndashaka ugenda ugafata ukararira agasharira n'akaryohera mwivanga akirasha witinde umva. gira vuba mujyane se. oya somo vuba soma. banza wumve. wasomye sha kuki musuzugura? nasomye chaka paton. sawa urabwumvishe? oya ntabwo numvisha. ahubwo se bikoze bite? aho yego sha aho birkumvikana. uri umuhanga kabisa. uri umuhanga. rero
ubu ngubu kutabwumvishe nisomye ko gari burimo ubu kutabwumvishe rero ko burimo burozi nawe nuko ntabwo yabyumva nuko usoma agahita swingarara tayari vumbi amabya akababonye umuheshyi ahubwo burahenda kumvikana ubu burahenda rwose reka nkubwire ibiciro byabwo rero sasa kabaye hano hari udufuniko mpimaho ja akangaka sha akangaka bari 20. Ibihumbi 20? Oya ariko ntacyo ndashaka kukica kakavo ko kagenda sinzongera kubona umuntu udira amafaranga. Kanze mupimira ahubwo se ndagupimira mu gace ariko hano mba mafite utuntu ubwo 20. No ni 20 gusa. Sawa. Ukora mu mufuka shaka ukora mu mufuka. Kwangirika pe. Ariko nacyo. Ko ari bimenetse subwo ntabwo uri mu nyongeza. Nondera njo agahungu. ari bobo ubu bwonyene ubu baramuswe ingara zawe ariko nyibye amafaranga hari ahubwo besana banzu nyisho cyangwa nko kubeteshe mbe munyo nabwira bakuroka gutimbura mbe munyo ari oya ngama amafaranga kanzenya guhe rwose muntu kikandi oya ko nyafite kuri telefone nacyo ze ishyiramo nimero shaho bureka gatoya bureka ngombwa ni koresho twangiye ari bobo waje fa bidwi nazo 16 240 nizo muganga amategeko niko byanditseho nabisoje dore rero sawa buretse shaho kukizo 21 yonyine twavuganye nje twavuganye 20. ndaguturumbura mibiha ntusuranyishuza iki umva shaka sayuse 21 yonyine ako nacyo kira pa akira ubwo twarasozanye ariko utaragenda shandi yibutse iki se ka aya bwabundi wumviyeho nabwo wayamaye numviyeho bwabundi naguhaye wumviye bwabundi se bwa ruburozi wa mazi ariko se sha nari kugwa amazi ngo wumvireho bwa ruburozi da ahubwo gira nayo yano ahubwo bera bugora iki kandi gira vuba kandi umereze mahobi 5 kuko ubwo nta nubwo nabupimye gira vuba sha kandi nuninze we bwa ruborozi no braka ndapfuye usiko no munda atangiye kunje urapfuye aho ushaka wayamana isige kuri telefone nkayirira ese ko nubundi buri amasaha 24 uranduze warumbi nudusige watuzanye nka twita n'ubundi muri sama